birangiye rero reka tuje imbere twese ndetse na kameramani wa korali ibi byishimo tuje kubikomezanya kwa Uziyeri cyangwa se kwa Mama Derife abatumirwa n'ababatijwe twese duhurira kwa Mama Derife cyangwa se kwa Uziyeri bose ni bamwe hatagize n'umwe uca ku ruhande. Ibirori bizakomeza iwanyu mu rugo, bizakomeza ejo ku wa mbere w'isabato turangije amateraniro, aho uyu munsi korali yaratangiye tugiye guhura kwa Uziyeri hatagize n'umwe uburamo. Mugihe birangije gufatwa iby'amafoto birangiye, reka tuje imbere twese tugendera icyarimwe. Sawa, murakoze. Aho twari tumaze igihe muri aka gace nta mvura duheruka rwose, ariko n'uwabireba murakeye mumeze neza, mufite itoto bitewe n'uko mwabonye akavura. Buryo dufite amazi, ni ngombwa ko tuba dufite isuku, kandi isuku ihereye ku mibiri yacu. Batandukanye na ba basore bisi, bizaba ari umunezero. Mu ijuru bizaba biragahozo cyane ko mu ijuru tuzaba dutambuka n'abamarayika. Iyo kipe mubona izanye n'ababatijwe cyangwa se babageni babatijwe uyu munsi, bitangiye gukora umurimo w'Imana uhereye kuri iyi tariki, kuko babihamishije kujya mu mazi. Kandi tuzi yuko umubatizo ni irembo umukristo aba akwiriye kunyuramo. Tuba dukwiriye kubatizwa mwari amazi magari, cyane ko Yesu Kristo nawe yabatijwe umubatizo wo kwibizwa, nk'uko aba nabo bifuje kugera ikirenge mu cya Yesu. Banze rero gukumura urugo, ahubwo bifuza guca mu irembo, babihamisha kubatizwa umubatizo wo kwibizwa. Murabona yuko dufite abageni beza, abanejejwe n'uyu mubatizo. Nabo bageni ikiganza hejuru, haleluya haleluya. Dukwiye gushima Imana kuko ibi ni igitangaza rwose Imana yadukoreye muri aya mavuna ya ebujiya. Amavuna yari amaze ibyumweru 2, cyane ko twagize amahirwe yo kubona ababwiriza butumwa muri iyi ndara badufashije. Nubwo turi mu bihe bidasanzwe, iyi ndara kandi uyu musaruro kugira ngo tuwugereho nuko mwese mwabigizemo uruhare. Rero aho buri wese ari ashime Imana ye, kuko sitwe twabyifashijemo, ahubwo ni Imana yabifashije. Ariko ni umucaca mwiza wahawe umugisha. Birasaba kugira ngo mugerageze kubana intambwe mu buryo bugaragara. Urabona yuko twose amatorero yose yarakoze, ntabwo atagize. Imana ibaha umugisha rwose. Abayobozi b'amatorero, Imana yabafashije kugera kuri umusaruro. Imana ibaha umugisha. Wemerewe gutambuka uwo muzika muzunguza umutwe, maze mugakarane bishoboke, muzunguza umutwe mwishima. Ariko
ngo urame. Ibishima cyane rero uraba wiyongereye igihe cyo dufite no kubaho. Hariya murabona abana batoya barimo batambuka, abageni bacu bishoboka bahatera kugira ngo mwicare wicara ku wundi kugira ngo mukurikirane ibirori. Mugiye kumfasha kubera ko ngiye kujya mu mazi sindi bugende ntavuze ngo mubakire, uretse ko mu buryo burambuye n'ubundi tubuze gufata umwanya, ariko mumfashe kugira ngo dusangire amakuru noneho tube tubakiye. Turabakira ngo iki? Amen. Amen. Abayobozi ba zone dore intebe zabo ngiziriya, Ntagara na Ntuza bari hehera na Sira na ko Sirayeli ibiri byicaro byanyu hariya, musange. Reka rero dutangire. Iki ni igitabo indongozi y'itorero idufasha muri gahunda yo kuyobora uyu muhango. Ni kuri paje ya 42 ngiye yasoma nihuta. Nshuti bavandimwe, ni ukuvuga ngo hano hakubiyemo indahiro, kandi iyo iyi ndahiro umaze kuyumva ukwiye kwemera ko ariyo izakuyobora. Bityo rero iyo maze kuyivuga ubihamisha kuzamura ikiganza nk'umucyo wacu w'inaha dukoresha kuzamura ikiganza kugira ngo ubugiranye n'Imana isezerano mbere y'uko ujya mu mazi. Niyo mpamvu ahangaha dufite indahiro 28, ariko turagerageza kuvuga mo nkeya zikubiyemo izi ndahiro ni 13. Ahangaha niyo mpamvu ahangaha hari amagambo avuga ngo indahiro y'ugiye kubatizwa. Mwumva aya magambo: abagiye kubatizwa cyangwa abagiye kwakirwa mu itorero kubwo kwizera bakwiriye guhamya ko bemera amahame shingiro y'ibyo itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ryizera. Ibyo babigaragariza imbere y'itorero ryose cyangwa irindi tsinda ryashyiriweho kwakira izi ndahiro. Uyu munsi rero twebwe ahangaha ni imbere y'iteraniro, niyo mpamvu mugiye kurahirira imbere yabo, ndetse nabo baraba bahamya babyo, hanyuma umuhango utangire. Indahiro ya mbere noneho ngiye kubasomera, nimwumva, ariko nzi neza ko mwamaze kubyemera kubera ko tumaranye igihe n'ubundi turi kwigana. Reka rero noneho twumve. Nimwumva mubyemera murazamura ikiganza. Dutangira bwa mbere handitse ngo wizera ko hariho Imana imwe, ubumwe bushitse mu butatu buhoraho, Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Kabiri, wemera ko urupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba Karuvari ari igitambo cy'ibyaha byawe, kandi wizera ko kubw'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera amaraso ya Kristo yamenetse wakijijwe icyaha n'igihano cyacyo. Murakoze cyane. Gatatu, mbese wemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe bwite? Wizera ko muri Kristo Yesu Imana yakubabariye ibyaha byawe ikaguha umutima mushya, none ubu witandukanije n'inzira zose z'icyaha z'iyi si? Murakoze cyane. Kane, mbese wemera kwakira gukiranuka kwa Kristo kubwo kwizera umuvugizi wawe mu buturo bwo mu ijuru, kandi wemera isezerano rye ry'ubuntu buhindura n'imbaraga yo kugira imibereho yuje urukundo kandi yubakiye kuri Kristo mu muryango wawe ndetse n'imbere y'abatuye isi bose? Murakoze cyane. Mbese wizera ko Bibiliya ari ijambo ryahumetswe n'Imana? Wizera ko ari yo yonyine abakristo bakwiriye gushingiraho kwizera n'imikorere byayo? Urasezerana kujya ugira igihe utanga cyo gusenga no kwiga Bibiliya? Murakoze cyane. Mbese wemera ko amategeko 10 ari inyandiko igaragaza imico y'Imana kandi akaba ahishura ubushake bwayo? Ni umugambi wawe ko kubwo imbaraga ya Kristo ikubamo uzajya uyakurikiza utibariwe n'itegeko rya 4 ridutegeka kubahiriza umunsi wa karindwi w'icyumweru nk'isabato y'Uwiteka, ikaba
n'urwibutso rw'irema. Murakoze cyane. Mbese utegereje kugaruka kwa Yesu kwegereje, ari nabyo byiringiro by'umugisha ubwo uyu mubiri upfa ugiye kuzambikwa kudapfa. Mbese ubwo witegura gusanganira umwami wawe, uzahamiriza abandi iby'agakiza ke kuje urukundo, ukoresha impano zawe mu muhati wo gukiza imitima, ufasha abandi kwitegura kuza kwe mu cyubahiro. Murakoze cyane. Mbese wemera inyigisho ya Bibiliya yerekeye impano z'umwuka, kandi wizera ko impano y'ubuhanuzi ari kimwe mu bimenyetso byerekana itorero ryasigaye. Murakoze cyane. Mbese wizera ko umubiri wawe ari urusengero rw'umwuka wera, kandi urasezerana kujya wubahisha Imana, kuwufata neza, wirinda ibyawangiza, kandi wirinda n'ibyo kurya byanduye, wirinda gukoresha no gucuruza ibisindisha, wirinda gukoresha no gucuruza itabi mu buryo bwose abantu barikoreshamo, kandi wirinda gukora cyangwa gucuruza ibiyobyabwenge by'ubwoko bwose. Murakoze cyane. Mbese uzi kandi usobanukiwe n'amahame shingiro ya Bibiliya nk'uko yigishwa n'itorero ry'Abadiventisi b'umunsi wa karindwi. Mbese kubw'ubuntu bw'Imana ugambiriye ko uzakora ibyo ishaka, ugenga imibereho yawe mu buryo buhuje n'ayo mahame ya Bibiliya. Murakoze cyane. Mbese wemera inyigisho zo mu isezerano rishya zivuga iby'umubatizo wo kwibizwa mu mazi menshi, kandi nawe urashaka kubatizwa utyo ngo bibe igihamya utanze mu ruhame ko wizera Kristo kandi ko yakubabariye ibyaha byawe? Murakoze cyane. Kadusoreze kuri iri ngiri. Mbese wemera kandi wizera ko itorero ry'Abadiventisi b'umunsi wa karindwi ari ryo torero ryasigaye rivugwa mu buhanuzi bwa Bibiliya, kandi ko abantu bo mu mahanga yose, amoko yose n'indimi zose bararikirwa kuza muri ryo, kandi bakaryakirwamo nk'abizera baryo? Mbese urashaka kuba umwe mu bagize iyi mbaga y'abagize itorero ry'Imana ku isi yose? Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Murahiriye imbere y'iteraniro ko aya masezerano yose muzayashyira mu bikorwa. Imana izabibafashemo. Kandi nanone tumaze kumva indahiro ya bagenzi bacu nk'iteraniro, tugiye kwemeza ko aya masezerano yabo bamaze kurahirira imbere yanyu, natwe tuyahamisha ikiganza cyacu dushyize hejuru mbere y'uko tujya muri Yorodani. Mbese mwakiriye iyi ndahiro y'aba bana kugira ngo bemererwe kujya muri Yorodani? Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Reka dusabe Pastor Emmanuel aze imbere y'iteraniro ryiza, nuko dushyire mu biganza ndetse na gahunda igiye gutangira. Reka ababishoboye bajya ijuru kugira ngo duhe Imana icyubahiro. Data mwiza, uwera utuye aheraho mu ijuru, abana bawe abahungu n'abakobwa, abo wacunguje amaraso y'igiciro cyinshi y'umwana wawe Yesu Kristo, turagushimye muri kino gitondo, turaguhimbaje, tukuvugirije impundu z'ibyishimo, izina ryawe ryera nirihabwa icyubahiro. Amen. Turagushimye ku bw'aba bana bawe bahagaze imbere y'iri teraniro, bahamya yuko bemeye Kristo nk'umukiza ndetse n'umucunguzi wabo bwite, bakaba bemeye kugera ikirenge muke binyuze mu mubatizo. Data mwiza, turakwinginze kugira ngo uzubane nabo, uze ube muri iri teraniro ry'abana bawe bemeye kuguhamya kuko ubu ngubu Satani acitse intege kandi ingoma ye irasenyutse. Reka rero wigaragaza ahangaha kugira ngo abana bawe twese duteraniye ahangaha wakire ishimwe rivuye ku mutima wacu, tugushimira ibyo wadukoreye, tugushimiye uyu musaruro ubonetse, tuwushyize mu biganza byawe kugira ngo abo bana bakure bashimwa n'Imana n'abantu. Ku iherezo rya byose ubwo impanda y'Imana izabivuze,
bazishimire kuzabana nawe. Bagiye gutanga ubuhamya, ubwo bagiye kwinjira muri Yorodani, ndakwinginze kugira ngo ubane nabo. Kandi nko kuntu wavuye muri Yorodani ukuzuzwa imbaraga ya Mwuka Wera, nabo turabasabiye kugira ngo buzuze imbaraga, bakore umurimo wawe bigishoboka. Ku iherezo rya byose uko impanda y'Imana izabivuze, bazishimire kuzabana nawe. Dusabiye pasitoro ugiye gukora uyu muhango wo kubatiza aba bana bawe, turakwinginze kugira ngo ubane nawe. Umurinde kirogoya yose yaturuka ku mwana Satani, maze ubwiza guhumuza gahunda tuze kugushima. Turabasabiye, dusabiye n'iri torero, dusabiye n'intara. Iri torero amatorero bagiye kujya babamo basengeramo azababera ababyeyi beza, kugira ngo ku iherezo rya byose aya matorero azaba kumurikire hatabuzemo n'umwe. Tubashyize mu biganza by'ababizera, kandi by'umwihariko tubashyize mu biganza bya Kristo, kugira ngo bagumize gukura kandi bakuza ubwenge ndetse n'imirimo, kugira ngo ku gihe impanda y'Imana bwizabivuze hazaboneke benshi, ndetse hatabuzemo n'umwe bazataha ubwami bwawe. Tubisabye binyuze mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Tugiye gutonda umurongo, abasore abagabo nibo bari bubanze imbere. Ngo mu mwanya wo gutura, mu mwanya wo kumenya abaje, abantu baticaye ku matorero byatwara umwanya munini. Kadusabe nanone amakorali aribuze gukora mu ishito bw'isabato abe yegeye hano hino, kugira ngo nayo nituyakura umwanya wayo ugeze adatwara igihe. Abantu bata kubwo kwizera kwa umwami wacu Yesu Kristo, ndakubatiza mu izina rya Data wa twese na Mwana na Mwuka Wera. Amen. Reka twumve ibikurikiyeho. Mwene Data, kubwo kwizera kwa umwami wacu Yesu Kristo, ndakubatiza mu izina rya Data wa twese na Mwana na Mwuka Wera. Amen.
maze umuhereza urubyaro. Data we, data we, mana we, mana we, uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana ifite imbaraga. Nawubanye nawe mw'isi no mw'ijuru, nawubanye nawe mu mirimo byose. Urashoboye, urakomeye, uri Imana. Warinze Daniyeli igihe bamutaga mu rwobo, bamuhindara ingozi ze zimurye. Aho kumurya mwami wanjye, warajugunye iminwa yazo. Data we, data we, mana we, mana we, uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana ifite imbaraga. Nawubanye nawe mw'isi no mw'ijuru, nawubanye nawe mu mirimo byose. Urashoboye, urakomeye, uri Imana. Azadukorera ibikomeye, tumwizera. Azadukorera ibiruta ibyo twifuza, nitumwiringira. Azadukorera ibikomeye, nitumwizera. Azadukorera ibiruta ibyo twifuza. Mana we, data we, mana we, mana we, uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana ifite imbaraga. Nawubanye nawe mw'isi no mw'ijuru, nawubanye nawe mu mirimo byose. Urashoboye, urakomeye, uri Imana. Warinze Aburahamu igihe yaragiye gutamba umwana we w'ikinege Isaka. Wazanye intama aho ngaho, warahagaragaye Mana. Data we, data we, mana we, mana we, uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana ifite imbaraga.
ijuru nawubanye nawe mubiri wose urashoboye urakomeye uri Imana warahabaye Mana igihe Hana yari ingumba mukeba wamukina ku mutima warabibonye mwami wanjye maze umuhereza urubyaro data we Mana we Mana we uri Imana ifite ubushobozi uri Imana ifite imbaraga nawubanye nawe w'isiro ijuru nawubanye nawe mubiri byose urashoboye urakomeye uri Imana warinze Daniyeli igihe bamutaga mu rwobo bamuhindara ingozi ze zimurye aho kumurya mwami wanjye warajugunye iminwa yazo data we Mana we uri Imana ifite ubushobozi uri Imana ifite imbaraga nawubanye nawe mw'isiro ijuru nawubanye nawe mubiri wose urashoboye urakomeye uri Imana azadukorera ibikomeye umwizera azadukorera ibiruti byo twifuza nitumwiringira azadukorera ibikomeye nitumwizera azadukorera ibiruti byo twifuza urashoboye urakomeye uri Imana warinze Aburahamu igihe
mama umwana we w'ikinege Isaka wazanye intama aho ngaho warahagaragaye Mana. Data we, Data we, Mana we, Mana we, uri Mana ifite ubushobozi, uri Mana ifite imbaraga, nawubanye nawe mw'isiro n'ijuru, nawubanye nawe mu bihe byose, urashoboye, urakomeye, uri Imana. Warahabaye Mana igihe Hana yari ingumba, mukeba wamukina ku mutima, warabibonye mwami wanjye, maze umuhereza urubyaro. Data we, Data we, Mana we, Mana we, uri Mana ifite ubushobozi, uri Mana ifite imbaraga, nawubanye nawe mw'isiro n'ijuru, nawubanye nawe mu bihe byose, urashoboye, urakomeye, uri Imana. warinze Daniyeli igihe bamutaga mu rwobo, bamuhindara ingozi ze zimurye, aho kumurya mwami wanjye warajugunye iminwa yazo. Data we, Data we, Mana we, Mana we, uri Mana ifite ubushobozi, uri Mana ifite imbaraga, nawubanye nawe mw'isiro n'ijuru, nawubanye nawe mu bihe byose, urashoboye, urakomeye, uri Imana. Azadukorera ibikomeye, Ndizera azadukorera ibiruta ibyo twifuza, nitumwiringira, azadukorera ibikomeye, nitumwizera, azadukorera ibiruta ibyo twifuza. Mana we, Data we, Mana we,
nifite imbaraga nawubanye nawe mw'isiro n'ijuru nawubanye nawe mu bigo byose urashoboye urakomeye uri Imana wanza Aburahamu igihe yaragiye gutamba umwana we w'ikinege Isaka wazanye intama aho ngaho warahagaragaye Mana Data we Mana we uri Imana ifite ubushobozi uri Imana ifite imbaraga nawubanye nawe mw'isiro n'ijuru nawubanye nawe mu bigo byose urashoboye urakomeye uri Imana warahabaye Mana igihe Hana yari ingumba mukeba wamukina ku mutima warabibonye mwami wanjye maze umuhereza urubyaro Data we Mana we uri Imana ifite ubushobozi uri Imana ifite imbaraga nawubanye nawe mw'isiro n'ijuru nawubanye nawe mu bigo byose urashoboye urakomeye uri Imana warinze Daniyeli igihe bamutaga mu rwobo bamuhindara ingozi ze zimurye aho kumurya mwami wanjye warajukunye iminwa yazo Data we Mana we uri Imana ifite ubushobozi uri Imana ifite imbaraga nawubanye nawe mw'isiro n'ijuru nawubanye nawe mu bigo byose urashoboye urakomeye uri Imana
urashoboye urakomeye uri Imana. warinze Aburahamu igihe yaragiye gutamba umwana we w'ikinege Isaka, wazanye intama aho ngaho warahagaragaye Mana. Data we, Data we, Mana we, Mana we, uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana ifite imbaraga. Nawubanye nawe mw'isiro n'ijuru, nawubanye nawe mubiri wose. Urashoboye urakomeye uri Imana. warahabaye Mana igihe Hana yari ingumba, mukeba wamukina ku mutima, warabibonye Mwami wanjye maze umuhereza urubyaro. Data we, Data we, Mana we, Mana we, uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana ifite imbaraga. Nawubanye nawe mw'isiro n'ijuru, nawubanye nawe mubiri wose. Urashoboye urakomeye uri Imana. warinze Daniyeli igihe bamutaga mu rwobo, bamuhindare ngo zize zimurye, aho kumurya Mwami wanjye waraje ufunga iminwa yazo. Data we, Data we, Mana we, Mana we, uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana ifite imbaraga. Nawubanye nawe mw'isiro n'ijuru, nawubanye nawe mubiri wose. Urashoboye urakomeye uri Imana. Azadukorera ibikomeye, Nizera azadukorera ibiruta ibyo twifuza. nitumwiringira, Azadukorera ibikomeye, nitumwizera, azadukorera ibiruta ibyo twifuza.
nawubanye nawe mubiri odose urashoboye urakomeye uri Imana warinze Aburahamu igihe yaragiye gutamba umwana we w'ikinege Isaka wazanye intama aho ngaho warahagaragaye Mana Data we Mana we Mana we uri Imana ifite ubushobozi uri Imana ifite imbaraga nawubanye nawe mw'isiro n'ijuru nawubanye nawe mubiri wose urashoboye urakomeye uri Imana warahabaye Mana igihe Hana yari ingumba mukeba wamukina ku mutima warabibonye mwami wanjye maze umuhereza urubyaro Data we Mana we Mana we uri Imana ifite ubushobozi uri Imana ifite imbaraga nawubanye nawe mw'isiro n'ijuru nawubanye nawe mubiri odose urashoboye urakomeye uri Imana warinze Daniyeli igihe bamutaga mu rwobo bamuhindara ingozi ze zimurye aho kumurya mwami wanjye warajukunga iminwa yazo Data we Mana we uri Imana ifite ubushobozi uri Imana ifite imbaraga nawubanye nawe mw'isiro n'ijuru
shobozi urima nifite imbaraga nawubanye nawe w'isiro n'ijuru nawubanye nawe mubiri byose urashoboye urakomeye uri Imana warinze Aburahamu igihe yaragiye gutamba umwana we w'ikinege Isaka wazanye intama aho ngaho warahagaragaye Mana Data we Mana we uri Imana ifite ubushobozi uri Imana ifite imbaraga nawubanye nawe mw'isiro n'ijuru nawubanye nawe mubiri byose urashoboye urakomeye uri Imana warahabaye Mana igihe Hana yari ingumba mukeba wamukina ku mutima warabibonye mwami wanjye maze umuhereza urubyaro Data we Mana we uri Imana ifite ubushobozi uri Imana ifite imbaraga nawubanye nawe mw'isiro n'ijuru nawubanye nawe mubiri byose urashoboye urakomeye uri Imana warinze Daniyeli igihe bamutaga mu rwobo bamuhindara ingozi ze zimurye aho kumurya mwami wanjye warajukunga iminwa yazo Data we Mana we uri Imana ifite ubushobozi bagiye rwose nabo barabishimiye abana batoya mubona bagaragiye ababasize cyane ko harimo ababyeyi ndetse n'abana batoya ariko abana nabo baberewe nabo mubona ni umuyobozi wo ku kibazo cya Mutende wo bita Dusabirane umuyobozi w'abana batoya niwe uyoboye icyiciro cy'abana batoya reka dusanga icyiciro gikurikiye kugira ngo bihutishe gahunda icyiciro gikurikiyeho bihute kugira ngo twihutishe gahunda uyu munsi turashaka gukorera imbere aho bihute aba mubona icyiciro cy'abana batoya iniforome bambaye ni ya niforome bambara ku isabato ya gatanu kuko isabato ya gatanu mu itorero
kwambara za uniforme kugira ngo n'ubundi nabo bishimane natwe. abana nabo bicare, Abana nabo bashobora kwicara icyiciro gikurikiyeho. abana nabo bareba uburyo bicara. abari gufotora batanga umwanya, mwicare mwese mureba, hari abavemo batanga umwanya abandi baricara. Bo mu ntara ya Mugenze ariko muri Mifemu tugiramo ibyiciro bibiri ibyo twita junior ndetse na senior. Iyo tuvuze senior ni cyaki senior ni cya cyiciro dusangamo abasore n'inkumi. Senior ni cya cyiciro dusangamo abapapa ndetse n'abamama. Senior bakaba abasore n'inkumi. Iyo tuvuze senior rero ni abamifemo bamaze kuba abasiriya kuko nibo batoza bariya bana batoya mubona. Ifemu rwose akarasisi kanyu kameze neza, ifemu rwose muraberewe. Imana ikomeze ibabwirize impano. Ifemu rwose ari nawe umuntu uyu munsi rwose muratunejeje. Uriya mubona imbere ni umuyobozi wabo. Urabona yuko ikigo cya Mifemu mu ntara ya Mugenze icyiciro kimaze gutera imbere. Icyiciro kimeze neza. Rwose Mifemu rwose sawa. Mwabambera mikoro nabo tukumva ibyabo mu cyiciro kiri kidacyaza. Mubahe mikoro. Mubahe mikoro. Niba yabuze nabakiza n'ikindi. Tubambere mikorofone rwose zaba ari igihe. Mugabane ku byuma, muri kerekere tugiye umwanya wa Mifemu tugiye kubashiriraho. Mifemu ntabwo ari ugusura cyangwa se gufasha cyangwa kwiteza imbere, ibyo turabikora turabisangamo. Uyu mwanya rero ni umwidagaduro wacu, niyo mpamvu tugiye kubagezaho ibyivugo byacu nk'uko ibyiciro biyigize bimeze. Tugiye kubanza kuvugira hamwe twese icyivugo cya Mifemu, nyuma yaho turakurikizaho icyivugo cy'ibyiciro. Mifemu, Mifemu, figo! Muvuge cyane amajwi yanyu bayumve, ni amajwi meza. Mifemu, Mifemu, figo! duhanze amaso Yesu, tuzabiba imbuto nziza tudacogora. Mani wawe umugisha. Okay, tugeze rero ku byiciro ari bine. Tugiye guhera kuri Mifemu, figo, ururabo. Muvuga cyane. Twabahami. Mifemu, Mifemu, figo, ururabo. ruhumura neza rurabagirana, duhumurira abandi, Yesu araje. Umutari kuvuga menasi. Mani wawe umugisha. Okay, Mifemu, Mifemu, kagoma. Ya yindi imeze nyine nka kagoma nyine kako ndi kugura igisiga cy'Imana yaremye. Okay, tugeze kuri Mifemu, Mifemu, kagoma. Uraguruka n'imbaraga. Abyino muhuta. Abamifemu nta kibazo mwasoza, murakoze. Imana ibahe umugisha. Shake muje mu matorero yanyu. Abamifemu rwose murakoze. Mutweretse agasha. Mutweretse agasha. Imana ibagirire neza. Reka dusabe ibyiciro bisigaye inyuma kugira ngo bihute. Bariya mubona ni advantages cyangwa se abo twita abatangizi. Niba abana batoya kandi burya itorero rigereranywa n'igiti gifite amashami. Igiti kigira
imizi ndetse kikagira n'amashami. Bishatse kuvuga ngo bariya bana bato ni imizi y'itorero kandi bakaba n'amashami y'itorero. Bishatse kuvuga ngo bagomba gukora muri iki gihe turimo ndetse no mu gihe kizaza, igihe twebwe tuzaba tutakiriho. Niyo mpamvu rero itorero ryacu ry'Abadiventiste riba rikwiriye gutoza ibyiciro by'abana batoya kugira ngo mu gihe kizaza tuzabe dufite abayobozi basobanutse. Urabona Advangelasi harimo abana batoya, harimo abana batoya cyane b'abana bafite imyaka ine kuzamura, ariko urabona yuko nabo bishimiye umwami wacu Yesu Kristo. Inyuma yabo murabona pasipanda ndetse n'abashefu gide babari imbere. Uriya mushefu gide uri imbere yitwa Musabyimana Evariste wo ku itorero rya Mudende. Adisha Atua, Adisha Atua. Abahaye amashikoko, amashi menshi. Abera byose barabakunze. Urabona ko ari abana batojwe neza, ibyo bakora babikora babizi, basobanukiwe n'ibyo bakora, barimo kubikorana ubumenyi n'ubunararibonye. Nubwo ari batoya murabona yuko ni abana ariko b'inzobere rwose. Bagerageze kwihutisha ibintu byabo kugira ngo n'ubundi haze ibindi byiciro. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Aha, bariya mubona ni abana batoya, ni abo twita pasipanda. Kuko barayakwiye, ugiye munda mukwiye kumwishimira, uyu munsi mukwiye kugaragaza intebe zabo. Kuriyacho Saint Dora Abatita Saint Kuriyacho abaha amashi kuko bagaragaje impano zabo kugira ngo ikindi cyiciro gikurikire. Ikindi cyiciro twose kize. Bariya mubona ni ambasada nibo bakurikiyeho. Kiriya ni icyiciro cyiteguye kuba abayobozi bakuru, kuko ushaka kuba umuyobozi mukuru agomba guca muri iki cyiciro cya ambasada, akaba arimo afatira amasomo. Dukwiye rero kwitabira ishuri rya ambasada. Abahaye amashi menshi, ariko niba dufite ibiganza twese, amashi menshi rwose. Imana ibaha. reka
dusaba abashefu gide babiri begere hino bafite imbaraga bashaka amasada rwose batojwe neza aho ibyo bakora barabizi neza. Nizamura akaboko nawe mukazamura sibyo? Sawa munu! Sawa munu! Iregia! Iregia! Sawa munu! Sawa munu! Iregia! Aha! Aba mubona n'abakapite aba nibo bashinzwe uyu munsi rero ndakusa rwose umunsi umeze neza. Arashaka kubereka ibirori amashi menshi imana ibamugisha muri abahanga mu gutanga. Barananutse urabona bihuko rwose imitsi imeze neza, imitsi imeze neza rwose. Amashi menshi rwose uko barayakiriye amashi rwose. Kore byiza ariko kumwenyura nabyo biremewe rwose, umwenyure mwishimye kuko nzi yuko isabato n'isabato y'umunezero. Ubona abasore bacumbira Imana muri iki gihe, muri iyi minsi ya nyuma biragoye, ariko ubakeneye abasore bacumbara Imana mu itorero ryacu ry'Abadivantisite wababona rwose. Amena rwose amashi menshi. Imana ibamugisha rwose.
kandi umunyabuntu azabyibuha. Imana ikomeze ibahe umugisha. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi rwose umeze neza, aho tutari duheruka rwose gukorera amateraniro n'aha ngaha. Kuba twagize umugisha rero tukabona iyi mbuga, nabwo dukwiriye kwishima kandi tukanezerwa. Iri inyuma rero ndabona abazanye icyo twakwita impano z'umusaruro cyangwa se ingororano z'umusaruro zigiye guhabwa abagize icyo bakora mu kwezi ko gushaka umusaruro, bagenda urugo ku rundi basura urugo ku rundi kugira ngo bakusanye umusaruro. Twishima rero kuri uyu munsi kuko burya uwakoze arashimirwa, uwakoze arashimirwa rwose. Ariko koko mwakwishima rwose ko mudaseka kandi mugiye guhembwa ingororano z'umusaruro. Imana ibahe umugisha rwose. Izi ni ingororano z'umusaruro, aho abakoze neza bagiye gushimirwa n'ubundi barasabwa kugira ngo uyu mwaka nawo bitere kuba iby'igihe cyashize, bitere kuba iby'umwaka washize, ahubwo n'uyu mwaka tugiye gutangira rwose gukorana imbaraga kugira ngo twese tuzahabwe ingororano. Kuko itorero ry'Abadiventiste rwose ni itorero ryiza rishimira uwakoze neza, kandi ingororano zirahari ni nyinshi, ni nyinshi rwose. Aha rero turagira ngo amatorero abe yitegura, ariko muri gahunda y'ingororano, ingororano uyu munsi zigiye gutangwa ni Bibiliya yera. Bivuze ngo n'abandi babonye izindi ngororano umunsi wabo n'ejo, ariko uyu munsi ingororano tugiye gutanga kuko igihe cyatugendanye, tugiye gutanga Bibiliya yera. Abandi si ukuvuga yuko tubibagiwe. Rero reka dusabe ababitsi ku matorero kugira ngo babe bitegura, begere hino kugira ngo bakurikirane ko abantu babo bashoboye kugera ku ngororano nziza ya Bibiliya. Izo mpano bagiye kuzibona. Aka karasisi mubona nako gushimira kuba babashije gutsinda umusaruro, kugira ababitsi bakiza hano imbere, kugira ababitsi bacegera hano imbere. Bifuje yuko turi buhamagare buri torero, harajya habaza itorero rimwe, ariko ababitsi bagomba kuba bari aha kugira ngo n'ubundi bakurikirane uwo muhango, hatagira uwageze ku ngororano ushobora gucikanwa. Muri urwo rwego rero turasaba abajiya kugira ngo bihutishe gahunda. Amatorero yose afitemo abantu babashije kubona ingororano z'umusaruro. Reka dukurikizeho gutanga, dusabe Nyagara, dusabe Muganga ndetse dusabe na Isirayeli baze badufashe gutanga izi ngororano kugira ngo ibintu bigende neza.
Barakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Hari abantu babiri bahisemo kuzafata indirimbo, harimo Kamucyo Louise, hari n'undi araza kunyibutsa kubera ko indirimbo ye iri aha ngaha. Hanyuma reka duhamagare barindwi ba Bunjuri. Barindwi ba Bunjuri bari hehe? Muze gukurikirana. Bunjuri irakurikirwa na Bunyove ifite abantu, yego, Bunyove abantu 24, ndetse harimo n'abana babiri. Hari ibikapu byabo biri hariya nabyo byaje. Reka dusabe Samuel agende bizane, maze abo bana barahabwa ingororano za Bibiliya ndetse bafate n'igikapu nk'uko Firidi yabigennye. Reka rero dusabe abantu barindwi ba Bunjuri, muhaba hari ntacyo, reka duhe, yego, nabo ngabo mubibahereze, barazibaha nta kibazo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Bantu ba Bunyove 24 baraba bari kwitegura kuza. Bunyove abantu 24 baraba bari kwitegura kuza. Reka dusabe Bunyove mubanze mumenye ko ari zirindwi mwabahaye. Reka duhamagare Bunyove bakurikirane 24, hanyuma n'ubundi abayobozi badufashe muhigamira abandi. Oya, uwo n'umubitsi uri kudufasha kumenya imibare. Ngaho reka dusabe Bunyove nabo bajye bakurikirane hariya. Barakoze cyane, mureba akayira bari banyuraho basohoka aha ngaha. Yego, ngaba murakoze cyane Bunyove. Imana ibahe umugisha. Abantu 24, Imana ibahe umugisha rwose. Harimo n'abana babiri bari buze inyuma yabo kugira ngo babahe ingororano ndetse babahe n'ibikapu. Mbibutsa ko impeta zo twazifatiye hepfo, hanyuma hari impeta ziri butangwe mu kanya kari buze ku muntu utarabonye uko afata impeta. Ba bana bari hehe? Hari umwana aha ngaha. Hano hari umwana yabuze. Murebe uyu mwana uri kurira ibikapu, ababyeyi babo babe hafi. Ba bana babiri, abana babiri bari hehe? Murahaga. Hano reka dusabe pastor. Aha n'abana. Hano hari abana. Hano hari abana babiri n'indirimbo, arafata Bibiliya n'indirimbo n'igikapu. Dore nguyu undi ari he? Haguma ari he? Haguma, yego. Hanyuma Isa ari he? Uyu mwana ari hehe rwose? Reka dushimire cyane aba bana. Yego, ni umubyeyi we. Hanyuma barakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Bunyove mwasoje. Hari umuntu w'indirimbo ariko Bibiliya yo ntabwo bayiguhaye. Urakoze cyane. Hari uwahawe indirimbo hariya niwe na yowe izina rye. Hanyuma reka duhamagare Busanganya nibadufashe. Busanganya, karibu kugira ngo twihutishe igihe. Busanganya n'ibihute rwose. Busanganya n'ibihute, ni umubare
w'abantu 10. Murakoze cyane Busanganya. Hereza pastor ahangaha. Yego Busanganya nibabashikirize impano zabo, Imana ibahe umugisha, kandi ngira ngo mbonereho no gutanga iri tangazo ingorano ya Bibiliya nkuko gahunda iri ubuyobozi bwa Firidi iri niryo ni itangazo ryabo ko ingorano ya Bibiliya ubu ngubu ari uguhera ku 60,000. Bunyove bo batanze 60,000 hejuru, ngira ngo bari bazi ko ariko bizagenda. Ubu rero ni 60,000. Reka duhamagare Busanganya, bamaze kuzibona. Busanganya ari kubura umwe. Mwakoze cyane Busanganya, Imana ibahe umugisha. Kadukurikizeho Gasiza. Gasiza ni abantu 11. Abantu 11 bagasiza, ngaho namwe nimwegere hino. Hanyuma Gasiza ni abantu 11 barakurikirwa na Micinyiro. Barakoze cyane abantu 11 bagasiza, Imana ibahe umugisha. Tunashimira cyane ko buri torero ryagiye ryongera abantu bagiye bafashe ingororano. Reka dusabe reka dusabe Micinyiro. Reka dusabe Micinyiro ni abantu 5. Reka dusabe Micinyiro abantu 5 barakurikirwa na Mirindi abantu 32. Micinyiro Imana ibahe umugisha, na abantu 5. Mwarakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ntekereza ko ibi biziyongera. Micinyiro Imana ibahe umugisha. Reka noneho duhamagare Mirindi abantu 32 babe begera hino. Ari hehe? Ni umubyeyi we yimuhe nta kibazo. Murakoze cyane. Reka duhamagare Mirindi abantu 32 nabo baze bihuta. Mirindi abantu 32 barimo n'umuyobozi wa zone. Ntekereza ko hari ibyo twabashikirije, ntekereza ko babibonye, ariko Imana ibahe umugisha. Babaye indashikirwa. Abantu 32 ni benshi, harimo abasaruye 200,000 kuzamura. Imana ibahe umugisha. Reka rero izo 32 tuzibahe, ngaho muzibahe. Muhere na ruguru 32. Ngaho mubahereze, Imana ibahe umugisha rwose. Mirindi y'abagabo abantu 32. Abantu 32 mwarakoze cyane, mwarakoze cyane. Bantu mugira ubwoba, nubwo tutari burukwiremo imvura neza kugwa, turakingura n'urusengero tukanarwugamamo duhagaze. Reka duhamagare Mirindi ubwo bamaze kuza. Reka duhamagare Mudende. Bari hehe? Mudende izi certifica nazo buri torero niba dufashe izi certifica. Buri torero rirafata certifica zabo babatije, niyo mpamvu bari bumenye umubare wabo. Yego, reka duhamagare Mudende. Mama yero, reka duhamagare aba Mudende.
Mudende ni 10 indirimbo imwe. Nibaze Mudende, nibaze Mudende, nanjye ndimo, yanjye nayibonye. Yego, ye ni ya madamu. Yego, ngiyi n'indi yanjye nanjye uyimpe. Umubare w'ingororano wiyongereye, Imana twese iduhana umugisha. Keri mwarakoze, kandi ntekereza ko buri muntu wese ibingibi tubashimira cyane uburyo mwakoze. Amafaranga yagiye atangwa si uko umuntu atagura Bibiliya zirenze imwe, ahubwo ni ukunyurwa ndetse n'ishimwe rya firidi ku gikorwa mwakoze. Imana ibaha umugisha. Muzi aya mafaranga icyo yakoze. Baje Rukeri, barihe Rukeri? Baje, reka n'ubundi bakurikirwe na Shaki. Shaki nabo ni 15. Shaki ni 15. Reka duhamagare Rukeri, basoje. Reka duhamagare Shaki. Shaki, Imana ibaha umugisha, mwarakoze cyane. Abantu 10 rwose, Imana ibaha umugisha. Reka murakoze. Navuze ko impeta ndi buzitange nyuma, abataragiye kuzifatira kuri firidi baraza kundeba, ndaza kuzibaha. Buri mubitsi aze kuza ansabe impeta bahawe. Reka dusabe. Murakoze cyane itorero rya Shaki, Imana ibaha umugisha rwose, mwarakoze cyane. Ngubona muganga w'inyuma, mwarakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Yego, nuko rwose, Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha, kandi mukomeze mutere imbere. Murakoze cyane. Amatorero yose turasoje, zira certifica abayobozi b'itorero baze, cyangwa se abanditse iyo mibare baze batubwire imibare, maze tubahe certifica. Buri torero riratwara certifica. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha.